Mwana wanjye ntega amatwi none kuko ejo ntiwamenya utazajya kuhomba irya mukuru kandi waranyigeze. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka. Ntega amatwi nkubwire icyo utamenye kandi cy'ingenzi. Ijisho ry'umukuru rireba hirabura aho umuto atabasha kureba. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka. Ntawe utazagera ushaka amaramuko, isi ya none ni akarenge. Nutagira umuco ntuzamenya kurinda iyo ukomoka mwana wanjye. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka. Ndagukunda sinaguhisha ibanga, uzaba intwari mwana wanjye, uzaba umunyamurava, uzaba isoko y'urukundo. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka. Mwana wanjye jya wibuka wiragize Imana, gutabarwa kwawe kuri mu biganza byayo. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka. Isi ya none iragoye mwana wanjye utazananirwa ukibagirwa umuco niko kurimbuka.